hari ikibazo hari ikibazo kuri 10 z'ukwa gatatu c'est mariage Kiroso Filime TV. Asuza abakurikiye Kiroso Filime TV tubabwira ngo nakagaruka nkuko bisanzwe ni MC Peter umwe muri benshi. Ni umunsi mwiza udasanzwe w'ibyishimo aho twongeye guhura kandi na Zubeda muziko ubwo duherukana yari yaduhaye rendezvous atubwira kazatwereka umukunzi we. Ntago nzi nimba ari we ariko ndagira ngo baze kutwibwira ubundi tuze gukomeza tuganira. Abakurikiye rero mwese mube maso mukurikiye. bakunze ba Kiroso Filime TV abashuje ngiye nitwa Kizimana Jean Damascene ariko ku izina ry'ubuhanzi cyangwa se izina ryo gukina filime nitwa Jado aka Gacumbari. Abandi kumwe n'umukunzi wanjye ahangaha ariko nawe yakwivuga ntago ari ngombwa kumuvuga. Okay, murakoze Kiroso Filime TV twongeye guhura kandi ndabona mukimeze neza. Gusa nyine uko nababwiye nanje kwereka boyfriend wanjye nako munzi nitwa ku izina rya Suso kicibanye. Ngaba nyine namuzinye ngo mbibereke. Zo murakoze cyane rero nari nabanje hari ukuntu tumenyereye abakunzi baba bameze ukuntu baba bari nabyibajijeho cyane nibashese ko niwe sheri wiwe ntwenda baraza kubitwereka. Jado Yes. Koko nawe urabyemera ko Zuzu ari we sheri wawe? Ni sheri wanjye rwose. Wankorera akantu kamwe nagusaba? Nta kibazo nakagukorera kandi nawe arahari. Zuzu nawe wabyemera akantu nasaba mukakankorera? Jado wamuterura ukamwereka abantu bakurikiye Kiroso Filime TV niba ko karo wawe. Sheri hari ikibazo ra? Nta kibazo muterure rwose. Mpamvu itumye nifuza ko yamuterura none abadukurikiye baraza kutubwira. Hari ikibazo ngaho abumuhakeya mwicare bumuhakeya kandi ugomba kwishyushye ariko bimeze neza. Ngaho bumuhakeya mwicare cakabogisha. Ni ibimenyetso rwose. Abakurikiye rero Kiroso Filime TV ndagira ngo hari ibintu byinshi mutakurirwa mwibaza muri kano kanya, hari n'ibintu byinshi mutakurirwa mubaza Zuzu bitewe n'ibyo mubona. Ndumva kano kanya ni bashaka bava ngo mufunge iminwa kuri amagambo kuri bya bindi byose mwavugaga bavuga bati mutuze muceceke. Jado ndetse Zuzu atweretse umukunzi we. Ndimo nibaza rero ibintu byinshi ariko Zuzu ukunda ibara ry'umutuku cyane rikunda dukanzu maze kutumbana kenshi ko nyine mfite twinshi dusa gutya ukunda umutuku kabisa maze kubibona batumare twinshi ndakubamba kuko nabwo gushize hano sinzi ukuntu gateye niko mutabyitegereza mushaka kujyana kamwe bamwe. Keretse umuntu utabona gihe namaze kubibona ko ari akandi niyo mpamvu mvuze ngo ukunda umutuku. Ngeze icyo nongeraho ubona ibara ry'umutuku n'utu tatuwaje mubona ahangaha yewe nkunda tatuwaje ishiri wanjye. Ibara ry'umutuku ubu ni njye bimushyizemo ejo bundi ku itariki zingahe 14 z'ukwa kabiri maho twari twasohokeye ahantu kuri wa munsi wa faranga wa munsi hari ahantu twari turi yewa nuko aho gwenda mutabonetse icyo gihe tubereke uburyo mwari mumeze. Sheri wanjye rero nawe tuba turi kumwe ahangaha yambwiye ati hari ukuntu Kiroso Filime TV yashatse yuko twabonana akabanyereka tukaganira ndavuga ati nta kibazo ko dukundana se hari iki. Sheri wawe ni umunyabwenge cyane. Hari umuhungu wigeze kumudusaba ngo tubahuze ashaka kuganira nawe ntabwo twari tuzi ko ari uwawe uratwihanganira. Turamuhamagara barahura bahuye amaze kumubona aramutera indobo. Maze kumutera indobo bitera amatsiko kujya tujye kumushaka tuganire nawe atubwire icyayimutera. Ubundi kubona umukobwa wanga umugabo ni bakeya. Twagize amatsiko rero nka Kiroso Filime twibaza umukobwa wanga umugabo bitebyiwe. Tugiye kuganira nawe aratubwira ngo afite undi boyfriend.
boyfriend rero tumubaza size, tumubaza icyiciro ahitamo, arakitubwira ariko tugira amatsiko yo kumenya icyo cyiciro. No kuri kw'Imana Zu wahisemo neza cyane. niba mandevu ndeba ari we koko niwe aribanza akanikurikirana umwe ku mubumbe. ubundi ibyo bintu byose mwamubajije yaraje ambwiraho yuko Kiroso Filime TV yamutumyeho, kandi mumutumaho ndumva narigeze kumuhamagara akambwira ngo hari ahantu ari ambere nwe se sheri wanjye ashaka kunca inyuma, ariko naje gusanga yari yaraje kuko abimbwiye ejo bundi ubwo muretse kumuhamagara ngo azaze anyerekane. ariko gahunda ukuntu zifashe yarambwiye ngo muramuhamagaye ngo mumuhuza n'umuntu ngo wamushakaga, ariko ngo ntabwo byacimo ngo ari munini cyane ngo ari nk'igipurizo gusa namaje ntese nta foto waba wamufotoye ngo nyereke ndebe uko angana. ariko yabinyeretse ryari ko hashize nk'imisi birabinyeretse, avuga ati hari umuntu twe turi kumwe yayimuhaye ifoto ye, nasanze ari umuntu munini cyane, ahubwo namanje kugira ngo ni umumama, ariko yambwiye ngo cyari igisore. ariko rero Jado rwose reka ngira ngo n'abandi bose barimo bareba bashobora kukubwira muri komenti. Jewe ubwanjye nkurikije uko ndeba, nkurikije Zuzu wawe ndeba araremetse pe. Jado uzi guhitamo. Oya njyewe mba nihanganye. Oya mushimire kabisa, mushimire uzi guhitamo, mushimire. Rwose uzi guhitamo, ariko ni ukushimira. Umutoto wanjye muba mumubona. Ikibazo none se ko ari uwawe n'undi ko ntawe mumuburana ko mwese mubyemeranywaho, nuko ndozi agushimira bya nyirarureshwa. Ikibazo abantu barenda kumunjyana. Oya sheri wawe rwose arateretse, urebye uzamuye ku birenge byiwe, uzamuye ibirenge byiwe ukazamuka urabibona rwose arateye pe, ameze neza. Jado uzi guhitamo pe. Oya namuhisemo, uyu mwana namuhisemo rwose. Reka rero nkubwire Jado ni iyo umuntu ahisemo neza akora n'ibirori, cyangwa namwe nta bukwe muteze. twebwe n'ejo bundi kuri 11 z'ukwa gatatu mariage invitation zasohotse, gusa usanga mwe turabageraho, ariko nyine tubaye abashuti namwe tuzibagezeho nta kibazo. Murakoze cyane rero, reka mpakanya byibura gatoya Jado hato ntaza kubabangamira, muri kubuganira n'umukunzi wawe. Nta kibazo urakoze. ubu burabuko tubuhagaze gute tumutumire musipita cyangwa cyane rwose n'aba bagenzi tubatumire. ubu ngubu tugomba gutumira Fani cyane, ntabwo yabura ni cyane. tugomba gutumira musipita nakabureho. ahubwo wenda nabaza musipita, urabona umuntu ugomba kudusabira ntabwo turamubona, ejo twe turimo tubipanga tuvuga ati tugomba gushaka umuntu ugomba kudusabira. Sinzi nimba twamaze akatubariza ahantu hose aca ko yatuboneye umuntu ugomba twazamurusheho muri dotso. Ibyo bintu mba mbishaka, kandi nizere ko n'imikenyero ahandi nakoresheje kujya kureba, nizere ko byose ni neza. ubwo rero ibindi byose tugomba kubipanga. Murakoze cyane, murakoze cyane message Jado. Nta bintu byo kwibaza abasaza, nta bintu byo kwibaza ba MC Peter ndahari, kandi mbikora byose rero. Utagira ngo ndi umunyamakuru gusa, n'ibindi nshaka nk'umusaza nagukorera, unshaka nk'uwo kuyoborera imisango nagukorera, ndahari wese. Noneho ushatse kuvuga ngo dukenera umuntu ugomba kudukorera akazi urahabaye? Nta kibazo rwose ndahari. Kandi muri inshuti zacu ntacyo twabima kuri Kiroso Filime TV. Ndagira ngo rero Zuzu gira ikintu usaba umukunzi wawe muri kumwe muri aka kanya muri kumwe. Gira ijambo mubwira rwose. Iki namubwira ko mukunda, ndamukunda baka kugeza mu busaza bwacu n'ubucecuru. Tuba turi kumwe, nzapfira mu maboko ye. Zuzu gira geste gato ukora niba koko umukunda, gira geste nawe ukora ibuturutseho yakwereka abantu ko umukunda. Shaka geste rwose wakora, shaka geste wakora igaragaza yereka abakunzi ba Kiroso Filime TV ko koko ari umukunzi wawe muri kumwe, ko kandi uri uwe burundu. Nduwe twambaye impeta singize muzi. Yirutya
bimeze bite? Jado ngaho nawe gira icyo bereka abakunzi ba Kiroso Filime TV, ijambo wabwira umukunzi wawe imbere ya screen. Umukunzi wanjye Zuzu uvuga ngo ngewe kwa ko ibintu byose twarabikoze kuri Severate twakoze ibintu byinshi, ariko tumaze iminsi dukora ibintu byinshi, undi kibaza ikintu wamukorera, ariko ngomba kumushakira agasaha, isaha ngomba kuyigushakira, ishobora wenda kunda amasaha meza n'agashenete kandi uvuga ngo hari igihe wenda ushobora kuba ushaka nta kibazo kuri byose birahagije. Byose birahagije. Jado nta kibazo. Mfite ibibazo bibiri nshaka kubabaza. Tubaze nta kibazo. Mwembi uko muri mwenda mubaza ukukwe mugende munsubiza. Ingo z'iyi minsi ibyo byose nubwo mugiye gushakana, ariko mugenda mureba uko zigenda zuba. Mugenda muzireba uko zigenda zubakwa, uburyo zikomeye, uburyo zisenyuka, byose murabizi. Reka mere kuri Zuzu. Reka mere kuri Zuzu. Zuzu banze nyibwire. Ni iki kintu Jado yagukorera kigatuma umwanga burundu mugatandukana nawe mu rukundo rwawe? Cyane n'ababeshye mbabwije kuri nyine akari ku mutima. Ndamutse mufashe ariko ncinyuma. Byonyine bihagije. Kuncinyuma ndamwibagirwa burundu ku buryo atamenya ko nyuma yo tuzireba. Byambabaza mu rukundo rwacu. Byambabaza. Umufasha guca inyuma. Wahita umwanga burundu. Burundu ku buryo nawe ku buryo none se mbere yuko nsubiza ikindi kibazo nshaka gusubiza cyangwa kukubaza, kugeza uyu munsi we na Jado mwaba mutaricarana hiherereye ngo mugire ibyo mukora? Oya, twarihanganye nako dukundana. Yarihanganye ntabyo murakora. Twarihanganye ko dufite icyo dushaka kugeraho. Niyo mpamvu rero bavanga aho yanyuze nta rwango ruhacu bwo kuba mutarabikora, umufasha guca inyuma nyine wakwigendera. Jado we ni iki cyatuma Zuzu umwanga burundu, mbese mugatandukana mu rukundo rwawe? Ni ukuvuga ngo ikintu ngewe cyatuma Zuzu dutandukana, hari uburyo uri kumwe na shere wawe, telefone yajya gusoma message, telefone yaza hari ukuntu yasoma message akajya yihengeka, akakwihisha yihishe wenda yamuricaranya ahantu ako kamisaze kaza agahita agira ate akajya agasomera ku ruhande. Gahunda rero ya Zuzu nanjye ikintu cyantandukanye nawe, mbonye yitaba telefone akitaba telefone akihisha, arukuntu bamwicaye mwasohotse muri kuganira ati shere atari umuntu mpamagaye, hari n'ukuntu abakobwa shere bamaze ndikubwira, hari umukobwa dukorana yari ari kumwe na shere bicaranye, umuntu aramuhamagara, hari akabuto kaba ku ruhande kuri telefone, iyo telefone itangiye gusona ahita akandaho ntisone, ariko reka kumyikaka aragakandaho arangiza amuga ati shere reka nze njye mu bwiherero. Yagezeyo umugabo nawe yase umuntu yatinze, yaragiye aramukurikira asanga umuntu yarimo yitaba telefone. Ibyo bintu rero ngesa undi muntu aguhamagaye ukitaba telefone nkagufata utanansobanuriye, ibyo bintu ngewe biri mu bintu byatuma mpita mureka. Kandi kukureka si ukuvuga ngo nakwicaza nkongera nkabisubiramo, amubwira nti ndakuretse bitewe n'uburyo umpishamo. Nkurikije mwese ibitekerezo byanyu ndumva bigoye. Zuzu ati ngufashe unca inyuma nakwigendera, nawe uti ngufashe usoma message. Ese none se hari message zo mu kazi cyangwa ari izindi mwazipfa? Abonye se hari ikibazo akagusaba imbabazi wazimuha cyangwa kuvuga ngo bibaye ubwa mbere burya nta muntu ufata icyemezo ubwa rimwe, bibaye ari nk'ubwa mbere, ariko mbonye bikomeje kuba akamenyero, nawe uri umuntu mukuru uyu musipita, uri umuntu mukuru nawe wabanza ukareba ukavuga ati se kuko nahindi umuntu mukuru nanjye koko bimbayeho. Icyo nicyo kintu cya mbere ngewe burya bikomeje bikaba akamenyero bahita turangizanya. Hanyuma wowe rero umufasha guca inyuma akagusaba imbabazi wabigenza? Ntabwo nazimuha. Ntabwo wakwigira mu kwikora bitekerezo. Ariko kukiri kwinangira. None se Zuzu uvuga ufata icyemezo ubu ufashe umugabo wawe guca inyuma yahita yagutandukana bikagusenyera, mu gihe umugabo akwambika aguha byose akubyariye umwana. Ese uramutse
umusanze arimo asoma message ariko akajya azisomera ku ruhande atari ngombwa kuzirebamo muri telefone, ese ni ngombwa? Ese ikoranabuhanga ryaba rimaze iki? Abadukurikiye rero mwese inama ni izanyu, mukora subscribe, mukora comment, mukora share ndetse na like kuri Kiroso Filime TV. Hari icyo nari nifuje kuza kubaza ariko noneho ndagira ngo dusubikire aha ngaha, ariko utanzakibaza. nta kibazo. Sibyo, utanzakibaza. Murakoze cyane, reka mbashimire akanya kanyu keza mwaduhaye. Kiroso Filime TV.